Muraho neza, ngewe nitwa Haragirimana Theophile, nta mwanya wo gutakaza. Iyi ni ya channel yacu ari nayo yanyu yitwa Ndabakunda TV. Nje kubagezaho isomo rya mbere muri muzika nkuko ni nabemereye, gusa murambabarira hari ukuntu akazi kambana kenshi, ibyo ni napanze ntibikunde ngo mbagezeho ibintu ko nabibasezeranije. Nababwiye yuko iyi channel izajya bagezaho ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni muzika nkuko tugiye kubikora nonaha. Icya kabiri ni inkuru zitandukanye mu kiganiro bita Ndabakunda Story kinyuraho ku manwa, kizajya kinyuraho ku manwa. Hakaba nanone kandi n'amakuru y'isiporo, amakuru ya siporo azajya bageraho nimugoroba mu masaha ya 2 kugira ngo mumenye ko byiriwe byifashe mu mikino haba mu Rwanda, muri Afrika no ku isi yose muri rusange. Ariko muri kano kanya nyine tugiye kuvuga ku kiganiro cya mbere cyitwa Ndabakunda Music. Nkaba ngiye kubagezaho rero isomo rya mbere rya muzika. Umuntu ubukurikire iri somo akazajya kurikirana n'andi masomo yose tuzageraho, niyo yaba ari ubwa mbere abonye solfège, bizarangira amenye umuziki, kubera ko bira bintu mwumva ndi kuririmba mba nabikuye mu masomo ya muzika, kandi nanjye mba nirefeye ku manota ya muzika. Iyo rero uza amanota y'umuziki kushyiramo amagambo birakorohera, ukaba wabona indirimbo ivuye nko mu Buyapani cyangwa se muri Amerika, umuntu yayihimbye ari muri Amerika akaza akayikohereza uri mu Rwanda uyibonye bwa mbere, nta hantu hamwe wigeze uyibona, ariko ugahita uyiririmba kandi ukayiririmba nkuko yabiteganyije, nkuko yayihimbye. Buriya byatewe nuko wize neza solfège. Rero solfège ngiye kubigisha kuri iyi TV, kuri iyi channel yacu ya Ndabakunda TV, ni solfège yo guhera mu mizi yibanze ukagenda ukazamuka kugeza hejuru ubaye umunyamuziki ukomeye. Hari channel yindi yitwa Theo UBS and Music, abantu bamwe barayizi kuko ni nayo nisanzwe ncisha amasomo, ariko tugeze mu masomo akomeye ameze nka haremereye ku buryo hari n'abanyandikira bakambwira ati ibintu twigisha birakomeye, kandi nanjye nkareba kubabwira ngo musubire ngo mu masomo ya mbere ngo mubanze murebe ko bimeze, mbo nkabona nabo biri kubavuna, cyangwa se nanone nanjye nanareba nayo masomo mvuga ya mbere nashyizeho nayo nkabona harimo ukuntu akomeye mu kuntu. Ariko hano ndashaka gushyiraho amasomo yoroshye ku buryo wowe uyibonye solfège bwa mbere uhita ubikora neza ukurikije uko nabikubwiye, ukaba waba umunyamuziki ukabimenya. Ndashyiraho isomo rya mbere. Iri somo ngiye gushyiraho niryo rya mbere ry'umuziki. Umuntu wese niyo waba utarize, hari abantu baba ngo bisaba kuba warize ngo secondaire, hari ngo sinzi ngo kaminuza. Ni byiza kuba kwiga solfège waranarangije kaminuza, biragufasha. Ariko ndagira nkubwire ko n'umuntu uzi gusoma no kwandika gusa warangije primaire yiga umuziki akawumenya, ndetse utazi gusoma no kwandika nawe hari nubwo wenda bimugora. Ariko nk'ubu mfite nk'umwana w'imyaka 3, urumva ntarwo aratangira primaire yiga muri gardienne, ariko arabasha kuririmba do re mi fa sol. Barase ndaje mbereke mu kanya bya do re mi fa sol nimvuze. Reka nze twinjire mu isomo nyirizina twagiye. Okay, nababwiye yuko hano kuri iyi channel hanyuraho ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni umuziki mu kiganiro bita Ndabakunda Music kinyuraho mu gitondo. Nababwiye kandi ko ku manwa mu masaha ya 6 tunyuzaho ikiganiro cy'inkuru bita Ndabakunda Story. Hakaza n'ikindi cya nimugoroba cya gatatu ari cyo sport, kugira ngo abantu bamenye uko byiriwe byifashe muri siporo mu Rwanda, yaba no mu karere u Rwanda ruherereyemo, Afrika yose, ndetse nuko byiriwe byifashe ku isi muri rusange. Gusa murambabarira hari igihe akazi kambana kenshi simbikurikiranye neza uko nguko tuba twabiteganyije, ariko muhumure ndi kubikurikirana, ndi kubishyira ku murongo. Uyu mwanya rero navuga ko ariko tugiye gutangira ibintu bya nyabyo. Ugize amahirwe wowe niba ugeze hano kuri iyi channel bwa mbere ugahita ubona iri somo tugiye gushyiraho, ni irya mbere nyine. Mbibutsa ko twari dusanzwe twiga amasomo ya muzika ku yindi channel yitwa Theo UBS and Music, ariko pe abantu benshi baranyandikiye barambwira bati ayo masomo arakomeye, ariko nza gusanga ariko bagendaga bafata ibintu bakabihera hagati. Mitangira igitekerezo cyo kubabwira ngo muze kuri iyi channel noneho nshya ya Ndabakunda TV, murebe duhere rimwe kuri rimwe, duhere ku isomo rya mbere turyinjiremo kuri detail, mugende muri menya uko bimeze. Ngewe rero amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Haragirimana Theophile,
none tugiye kwigana mu kiganiro cya Ndabakunda Music. Tugiye kumenya ngo ese umuziki ni iki, bitangira gute, bigenda bite. Mu magambo make nababwiye ko umuziki ku yindi sinzi niba najya mu bisobanuro by'umuziki cyangwa se muri definition yawo, numva byo bari ibintu byinshi kubera ko hirya nabishyizeho kuri yindi channel ariyo yatewe UBS and Music, aho gwendere kanze duhite dutangira twihuse. Umuziki ugizwe n'amanota 7 muri kuyareba imbere yanyu muyabari, sibyo? Nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza kumenya mu mutwe wawe. Umuziki ugirwa n'amanota 7, nta kindi. Utazumva indirimbo zose zibaho ku isi, abahanzi bose bo mu isi, amajwi yose wumva abakubiye muri aya manota 7. Ntuzabitekerezeho ngo uvuge ngo isingwituwe na miliyari wenda 6 cyangwa hagati aho hafi 7, ubwo ngo nukuvuga ngo buri wese aririmbye ngo yagira y'amanota aririmbamo atandukanye n'ayabandi. Wapi, za ndirimbo zose uzi nizo utari wumva na rimwe, nizo uzumva kera, ziba ziri muri aya manota 7 niyo agenda yigarukamo. Ibanga rero ryabyo ugomba kubanza kubimenya: do, re, mi, fa, so, la, si. Aya manota 7 niyo agize umuziki. Icyo kintu banze ucyumve mbere yuko twiga ibindi. Ariko wenda navuga ngo ngiye gukora ikosa, reka tuvuge na definition y'umuziki, kuko ubundi ntago bibaho ko wiga umuziki utarawumva icyo ari cyo. Wenda naba mbagoye mvuze ngo mubanze mujye ku yindi channel kujya kubisacinga n'iki, kandi ni ibintu byoroshye nabanyuriramo. Ubundi mu gifaransa baravuga ngo la musique est l'art de produire et de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Niyo definition y'umuziki mu Kinyarwanda. Umuziki ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi ku buryo bunogeye iki? Amatwi. Ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi ku buryo bunogeye amatwi. La musique est l'art de produire et de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Ubwo icyo tukivuyeho, reka twigarukire rero kuri amanota yacu. Uyu munsi ndashaka ko mwiga isomo ry'umuziki mukarihera mu mizi, tukazagera dukomeza. Do, re, mi, fa, so, la, si. Hano ushatse wakongeraho do, ariko buriye yongeyeho do ntago ari inota rya 8, utaza kubyitiranya. Reka nze nyandikeho ndaje mbabwira impamvu. Iceho nagakoniye kugira ngo utaza kumva ko iri kumwe n'irindi. No kuvuga wenda ibintu byigeze kumbaho mbere ikera niga primaire mu 1999 mwihangane nagaciyemo nkavugeho. Muri primaire twarize ngo umuziki ugirwa n'amanota 7, karakanosi yo ko muri mwisomo rya muzika. Noneho baranayatubwira do, re, mi, fa, so, la, si, ariko tukaririmba ngo do, re, mi, fa, so, la, si, ibintu nk'ibyo. Noneho mu cya leta icyo kibazo kiza kuzamo. Uzi ikintu cyambayeho, icyo kibazo narakishe, kandi byari kuvuga umubare gusa, nta nubwo byari no kuyavuga. Barababajije mu gifaransa ndabyibuka icyo gihe, ariko gisobanuye ngo umuziki ugirwa n'amanota angahe. Ako kabazo konyine cyari gifite amanota ngira ngo 2, ariko ntarayavushije. Uzi ikintu cyabiteye? Naravuze ngo batubwiye ko ari 7 mwarimu, ariko sekondi kubibara ngo do, re, mi, fa, so, la, si, do ndabara ngo 1 2 3 4 5 6 7 8 mpita nandikaho 8 icyo gihe kuri boroshire yanjye, bamaze rero nyine. Nazize kutabaza, naje kubisobanukirwa nyuma. Nuvuga ngo iyi do ni iyi ngiyi bigarutse, ntabwo ari ndi do nshyashya. Ni do, re, mi, fa, so, la, si. Iyi do ubwo bugarutse ahangaha na 7 rero. None hangiye kubigisha ukuntu bayaririmba wumva ukuntu asona, ariko ntago ndabereka uburyo yandikwa, uburyo abayanditswemo kugira ngo uyasome nkuko tugiye kuyasoma. Gusa wowe icyo nshaka no kugira ngo nibuze basi umenye kuyaririmba. Kandi ibi bintu mbibutse ko
ntabwo bisaba kuba warize kaminuza, kuba warize segonderi, kuba wararangije primaire neza ngo uzingwe igifaransa n'ibiki. No, ndagira ngo mbabwire ko mfite umwana w'imyaka 3 uririmba ibi bintu, dore mi fa sol la si do, akagenda akamanuka kongera akamanuka, kandi ubwo urumva nta nubwo narangiza gardien. Wenda haraho bigenda bikagesaba ko ubuzi kwandika, ariko nibuze abantu benshi mu Rwanda, aho ibihe bigeze tuzi kwandika ikinyarwanda, ukaba wakwandika interuro. Umuntu uri ku rwego rero uko yakwandika interuro, wenda akavuga ati ngiye ku ishuri n'urugero, akaba yabyandika, uwo muntu yakwiga umuziki akawushobora. Reka rero mbabwire ukuntu bisona. Duhere kuri do. Hano urabona do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nababwiye ko iyi yari ya do yo hejuru, kuko hejuru haba hari ibintu ushatse wakomeza re, mi, fa, sol n'ubundi. Ntago umuziki bigiraho bigarukira. Aya ni amanota 7, ariko niyo bikomeje dore mi fa sol n'ibyo biba byisubiyemo, uretse ko biba bigiye bijyanijwe hejuru bikazamuka. Ogera usubiremo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ukabivuga unasubira inyuma do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ibi bintu iyo usomye inota uko ridakwiriye uba ukoze ikosa rikomeye cyane, kuko ubuvuzi no ushobora kubivuga mu izina ukavuga nk'iyi fa, ariko ukayisona nka re n'urugero, ubwo ntabwo ari fa ubuvuze. Rero ushatse kugira ngo ubyumve neza, ushatse wanabivuga unyigimba, nabaryo byita kunyigimba, ubumbye umunwa, kandi nabwo umuntu akamenya inota uvuze. Urugero ntabwo nose kumva amajwi. Ni ikibazo cyo gusona, ugomba kubisona mu buryo butandukanye. Gusa no kumenya amazina yabyo nabyo ni ikintu cy'ingenzi. Urabanza ubifate mu magambo do, re, mi, fa, sol, la, si, ubwo ni do ushatse ubivuge. Ubanza ubifate noneho nongiza umenye ukuntu biririmbwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Niyo mpamvu iyo mwumvise ndi kuririmba amanota menshi avanze, bisaba kuba warabanje kumenya ibi ngibi. Niwumva ubifashe neza kugira ngo umenye ko umenye gusona, urugero usubiza ka video nyuma wumva ko naririmbye nawe ari kubiririmba, ariko ushobora no kuvuga do, re, do, mi, do, fa, do. Ibi nabyo bigufasha kugenda wumva inota kuri isono bitandukanye. Do, re, do, mi, do, fa, do. Sibyo? Ugakomeza. Ubwo uyu munsi twize iki rero? Twize ko mu muziki habamo amanota ngahe 7 ni ihame. Icya kabiri twiga ayariyo do, re, mi, fa, sol, la, si. Icya gatatu twiga uburyo asona, uko bayaririmba. Iryo rero ni isomo rya mbere. Ibi bintu mubyige n'ingaruka mu isomo rya kabiri. Noneho nzabigisha ese aya manota baba yanditse gutyo yanditse ku rupapuro, cyangwa se hari ubundi yandikwamo kugira ngo umenye uko yasoma, umenye naho utinda naho ubanguka. Nabyo bigira amategeko. Banza wige ibi ngibi. Ciao naho mu isomo rya kabiri. Ariko hagati aho mbibutse ko ndaza kubagezaho inkuru muri cya kiganiro cyacu cya Ndabakunda story. Hanyuma nimugoroba tukaza kureba amakuru ya siporo yiri wavugwa uyu munsi. Murakoze, mbifurije ibihe byiza.